Mana yanjye ntabwo yaba ari Kariza. No. Wapi kabisa. Ntabwo Kariza yaba avukana na Mike. Mana yanjye. Kwa ibaze Mike namenya ko Kariza twari inshuti. Utabigenza uko. Kariza. Ibaze Mike namenya ko nari inshuti na Kariza. Ibaze namenya ko umunsi Kariza yabuzeho ari wo munsi twari gusohokana njyewe na kandi abizi ko mfite umugore. So njye na Mike biraza gucura ikiko. Nawe. Byanga bikunda hari ikintu kiri kuba inyuma y'ibi bintu byose. Kandi byanga bikunda ngomba gushaka ukuri kw'ibi bintu ko hari ikintu kibiri inyuma ko ntabwo byakunda. Seri mabuje ritabane nangwira mbona igisamu nani kinanguyeho wallahi narandabura kiriyati mabuja ni good reba anameze bye ubibona se n'ubuyoka tuza yana ari bitu ko mbona warakayise tuza nkuragure diro yana ari bitu sibizimi bicira ariko ni diro imeze neza cyane ntabwo nshaka bya bintu byawe by'ubumara. Yes mabuja ko mbona koze ibintu fresh. Tuza nkurabura. Ndabura tubiye ko nyine ukurishimye. Umva rero kuno diro hagaze. Ya. Mugomba kugenda. Mukamfatira umurambo w'umwana w'umukobwa. Ya. Mukajya. Uravuze? Mungu. Urambaza ndavuze ntari nasoza. Ntago numvisha subiramo numve neza tu. Nukujya gufata umurambo w'umwana w'umukobwa muki kuta ku mazi muki ariko ntago ari umuntu ni inyamaswa ni imbwa ni ipusi ni inka ni iki umvishe umurambo imbwa y'umukobwa sikabona warakaye tuza dirimo amafaranga miliyoni 10 urazisebuka gusa mabuja icyo nakubwira cyo nushake uhire ku murongo urica abwo ibaye byiza uranamutwara n'umugabo wawe gatuma unagura kamuzanya miliyoni 10 mabuja miliyoni 10 nushaka kwera ruhande uri kwica asoni n'ibindi sindabikira ngo nice n'abandi ese kugira ubwenge bukora neza wa ndagura ngo soma yari amafaranga bari kuki yene se buki Yiriwe. Akuruse. Makuru ni meza. Hano nahe. Nandi kwitembeza tu. Aho ujye uhagera. Harimo natari hafi no mu rugo. Baya no kwipitapitisha nta kibazo. Mu rugo baraharika. Barankumeze ute? Natwe. Yego ririya. Baratembera. Natemberese. Nanjye ndi hano kwanza. Nubuhoro se? Oya nta kibazo. Okay. Hakundi rero gira amahoro. Munsi mwiza.
umugabo ndi kubona uje mugahita mujya kunsimba bimeze biki ukambaza byinshi nakubaza byinshi kandi bikona uri kunsimba tsimba muri sabwo mabuja uwo muntu bimeze bite utera kumbwira ukuntu ibintu bimeze tumenye ngo tuzamutahe mbwire n'ukuntu mwamwishe tumenye ukuntu dusibanganye ibimenyetso. Nakubwiye ko mugomba kumutahe mu kivu uko byagenze ni igicucu nkawe cyo nahaye akazi gishimuta umuntu. Yego ndi kukumva kora ibintu by'ubumara ugira kimucunge neza umuntu ashatse kumutoroka agwa hehe mucyo bahita apfa. Ubwo rero nshaka gusibanganya ibimenyetso. None ubwo rero byasaba kugira ngo tumutware nijoro aho twamujyana ku niyo mpamvu nshaka ko mugomba kubikora neza nta kosa na rimwe. Ariko nyine uwo muri byangombwa bye nyine barabihishe kuko bibona tuza umva ikintu nshaka ni kimwe nuko ibintu mugomba kubikora neza kuko amafaranga nishyuye nawe wenyine nawe gusiba icyuho uranyumva. Reka gahunda kuyikora naho mvugira ubwo rero uraza kushaho n'ayandi wansigaye mu butaha ntabwo wanyishe ngo yamareho. Sawa sawa Karame tumeze neza nawe umeze ute? Cyane ntago ari meza ntago ari meza nyine kubera impamvu tu gusa nari ndi kugushaka ndashakaga ngo tuvugane niba uri tayari. Uri mu rugo se hari ubwo uhuze? Si uri mu rugo? Ikintu nashakaga kukubwira rero njyewe nari nshaka ngo mbwize umugabo wawe ukuri. Ndi kubona ntakomeza gushyigikira amakosa yawe. Iki nicyo gihe nkabwiza umugabo wawe ukuri kubera ko njyewe nk'umuntu utekereza ndi kubona ntashyigikira amakosa yawe ngomba kumubwiza ukuri. Eline mbabarira umbabarire gusa ntakubahuka. Oya kandi ni umwanzuro namaze gufata nta n'icyo nawuhinduraho. Oya mbabarira ntakubahuka. Ubu kope zanjye nzigeze kure igisigaye ni ugutandukana n'umugabo nkibonera amafaranga. Oya ibyo ntabwo bikureba pe byihorere. Oya erega reka nkubwire muho nubwo uri inshuti yanjye kandi nkaba twarabaye inshuti cyane njye nawe ariko ntabwo bivuze ko njyewe nteye nkawe. Ntabwo tumeze kimwe. Ntabwo ari ngombwa ko nkomeza kugushyigikira mu bintu mbona bitari byiza. Nanjye ubwo ngubwo rero ntabwo naba nanagukunda kubera ko biriya bintu niba narakugiriye inama yo kubireka nkabona ntabwo ubyitayeho. Njye rwose ndi kubona ngomba gufata umwanzuro wanjye nyine nk'umuntu ureba kure. Eline mbabarira pe niba ari n'umugabo ukeneye namugusigira. Oya reka nibonera amafaranga n'inzu ubundi nigendere. Oya mumva nkubwire namaze gufata umwanzuro
nta kindi cyo kurenzaho, ngomba kubibwira umugabo wawe, umwanzuro namaze kuwufata kandi rwose umbabarire. Halo? Njiji irankubye. Korana n'ibigogi we. Ubwo se nk'uyu mukorera iki? Alo Joel? Umeze ute? Umva, wowe na Shada ibyo bintu mboherereje uwo muntu we, umva uhite mumukuraho. N'ibipapuro afite nabyo mubimwake ko byankoraho. Sawa. Umva ndahageze nakubuze. Halo? Ade? Wait.